ndabasuje kandi mbifurije ikaze inshuti bakunzi ba Don't Speak TV. Uyu munsi nanone turagarutse tuje kubagezaho ibiganiro byacu, ibiganiro binogeye amatwi, ibiganiro twifuza kubagezaho kugira ngo tubagezeho amakuru abagiye atandukanye, yabavugwa mu myidagaduro, yabavugwa mu mikino, yabavugwa muri politike ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye tubona ko byabashimisha ndetse byabungura ubumenyi. Byose tugenda tubibazanira kuri iyi channel yanyu, iyi channel mbashishikariza ko byibuza mwajya mubana nayo, ni Don't Speak TV, kandi ndabifuriza ko mukomeza kugubwa neza aho muri hose. Kora subscribe rero weho ugeze ahangaha tukiri kumwe, kugira ngo dukomezanye ndetse tugaragaza muri makeya ibintu bitangaje byongeye kuba kuri wa mwana mwamenye nka Mariya mubyeyi mutagatifu. Ni mu ndirimbo yaririmbanye n'abandi bana batoya, ariko akaza kugaragara nk'umwana rwose ukunda kuririmba, umwana wabonaga ko ibintu ari kuririmba yabyegereje umutima ndetse ubona ko abikunze cyane, ari nabyo byatumye yamamara, akagaragara ku mbuga nkoranyambaga, akagaragara ahantu henshi hagiye hatandukanye. Bidatinze rero uyu mwana mutoya yagize gutya, korali Mwamikazi wa Fatima irangije iramuhamagara iti ngwino turirimbane, dukorane igitaramo. Abantu benshi bari bahuriye baje kureba, ariko igitangaje si icyo ngicyo, ahubwo igitangaje ni uburyo abantu bamuhundagajeho ipinda ry'amafaranga, bamuhundagajeho amafaranga menshi cyane. Dore nk'uyu muntu mureba, uyu nguyu agiye kumuha amafaranga, barimo imifuka y'ipantaro yari yambaye yagiye iruzura, abandi bana bumiwe murabibona, ndetse murabona ukuntu nyine abantu bari benshi baje kureba uyu musitari mutoya, uyu mwana ubaye umusitari akiri mutoya mu by'ukuri. Aba bose abana bagenzi be murabibona ukuntu bagiye nyine kumushyigikira, bashyira mu mufuka we amafaranga, abantu bishimye banezerewe, bigaragara ko ari umwana mu by'ukuri wanyuze abantu, ari umwana washimishije abantu, ari umwana ukomeje kugenda yamamara mu rwego utabyumvaho, mu rwego ruhambaye. Ni umwana ushobora kuzavamo umuririmbyi ukomeye, kubera ko ni mutoya ariko ijwi afite, uburyo aririmba nyine agakurura attraction y'abantu. Hano uyu mubyeyi yamuhaye amafaranga, ababyeyi, abasore, abana, abantu bakuru bakomeje nyine kuza bamuha amafaranga menshi cyane. Bigaragara ko n'umwana ukunzwe, kandi umwana mu by'ukuri ushyigikiwe n'abantu benshi, nyuma y'uko ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byagiye bimufata bikagenda bimuganiriza, bimu interview, aririmba nyine, ukabona ko abantu banejejwe no kuba arimo akora ibyo byose, banejejwe no kuba ari umwana nyine wiyaminiya akaba yaririmba. Ni ikigaragaza ko rero iyo umuntu afite impano uko byamera kose ntago yihishira, kandi aho igaragariye mu by'ukuri rwose iragutunga. Uyu mwana ashobora kuzavamo umuntu ukomeye ndetse akavamo umuririmbyi ukomeye, nakurikiranwa akabona management nziza ishobora kuba yamwitaho ikamukuza neza bikunda, ishobora kuzavamo umunyamuziki abantu benshi bemera ndetse bakunda muri rusange. Mukomeze rero kubana na Don't Speak TV ku biganiro byacu tugenda tubagezaho. Wewe ugeze hano tukiri kumwe, kora subscribe, ukore share, ukore comment, kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, tuba-updating aho rwose bishoboka, ntacyo muzatuburana duhari.